Yes, ibihe byiza mbahaye ikaze in the Topic TV nk'ibisanzwe abantu muyikunda, abantu mudukunda mudukurikirana buri munsi. Nyagasani abishimire abaho umugisha mu gihugu cy'u Rwanda, ibihugu bigikikije Kenya, Uganda, Tanzania, Kongo n'u Burundi, abantu b'imurenge, imigabane itandukanye, Europe, Asia, Amerika, mwese in the Topic TV mbahaye ikaze. Twiganirire. Ku mihanda byongeye kudogera, umugore witwa Clarissa abaye uwundi wundi mwita ngo ni Clara TV, abandi mumwita ngo ni cunga umuntu, sinzi ahantu byavuye, numva bavuga ngo ni cunga umuntu ngo ahora acunga abagabo b'abandi. Guys, uyu mugore murabizi kuntu yagiye akora ama episode, niba ari ama operation ku bantu batandukanye, ageze kuri Ngwino Ndebe aragenda mubera episode kuva kwa mbere kugera ku wa nyuma. Ngwino Ndebe aragenda abakurikirana y'umuntu witwa Clarisse, biratinda umuntu witwa Clara aragenda nyine Ngwino Ndebe amugera Ngwino Ndebe. Byatangiye umugore avuga ngo Ketchup na Sabe ngo baramuserereje ngo bashaka kumwumvisha yuko ngo umugabo we ngo nta kintu agize ate, ngo amaze, ngo niba ngo YouTube ngo yamuhembye, ngo ubwo ngo nagenda hahe, ibintu byinshi by'amatiku bavugiye inyuma ya kamera baganira nka joke, we abizana hehe ku mihanda. Reka rero biriya bintu bizajye kubaho, avuga yuko ngo Ngwino Ndebe ngatifuzaga yuko ngo agira ate, ngo akore ibintu ngo bya YouTube. Umugore araza bakoraho operation, muribuka barihaye ibintu by'ikigare bari kumwe na uriya witwa Rose TV show, bari kumwe na Sauda, bari kumwe na Samantha, na Clara nyine arimo n'impanga, ndumva ari iyo timu, n'abandi ndumva barajyaga nko ku bagore 7. Umugore we ngo ibintu by'abagore ntabwo byamushimishaga, ngo hari ikintu cyabaga kiri ku mutima we. Arangije umugore akazajya agenda abika ibintu muri we, ariko ahantu byaje gutangariza abantu n'ukuntu yavuze ngo Ngwino ntashaka yuko akora, ngo Ngwino ntifuza yuko ngo nayo yakora agatera imbere. Mw'abantu, YouTube ni nk'inyanja ngari, umuntu wese agenda akagira ate, akikozamo ibyo ashaka, wakunguka wahomba, ibyo ntaho bihuriye. Niba mubizi neza, uyu Clara kugira ngo ajye gukora YouTube yabikuye kuri aba bakobwa kuko bari baziranye abangaba impanga. Reka rero hazira nkubiri ngo yasabe ngo yikubita hasi. Urumva ibintu birabaye, Sabe abaye iciro ry'imigani, Sabe abaye Sabe, ibintu biratinze. Birangije ibyo bivuyeho, umugore niwe muntu wakoze operation, niwe wazanye nyinshi, niwe wazanye inkuru, biratinda n'ibyo tutazi n'ibyahehe. Avuga ngo kuntu Ngwino Ndebe ngo yajyaga guhurira ngo na Sabe ngo kuri hoteli, ngo umugabo we ngo arabakurikira, ibintu bidafite ukuri na guke, ibintu bidafite fact, ibintu yabaga yihimbiye ashyize aho ngaho kugira ngo bakunde bamugire bate, bamurebe, bamwumve, bamwiteho. Ibyo bigiye ku ruhande. Umugore agakunda kuza kuvuga ngo abantu bamuvuga bamubaza ibyo yavuze aho yabikuye, akavuga ngo ngomba kubavuga kugira ngo ngiyo nkuvuze ngo bitanga akazi. Murabyibuka ibyo bintu uyu mugore abivuga, ibintu byose akabivuga, agakora ama operation, ngo ibi nari nsanzwe mbizi ngo nanze kubivuga. Ibyo birarangiye. Uyu mugore rero muribuka ko ibyo byarangiranye no gusenyuka kwa kiriya kigare. Muri ku kintu cy'ikigare cyari gitangiye, cyari kirimo abagore bagera nko kuri 7. Murabyibuka icyo kintu cyahise gisenyuka. Hari harimo na Ange Christera, yego ndatekereza nawe yararimo. Icyo kigare uriya mugore amajije kuvuga ibyo bintu cyahise gisenyuka, kiburirwa irengero, nta n'umuntu uzi ko kigeze kubaho. Kandi murabyuka bajya kuri buri cano bajya mu rugo rwa runaka. Ibyo biba birarangiye rero. Uwo mugore atangiye ngo gukora iki, ama operation, akagenda akora kuri buri umwe, ngaha ngo Roza we rwose ngo sinamuvugaho, ngo ariko ngo nihangane, ngo noneho rero ngo harimo umwe ngo uba hanze ufite umugabo ngo mu diaspora, ngo nawe simuvuze reka nihangane. Umugore aragenda, abantu bose abavugaho, abahimbira ibintu bitabaye, inkuru iragenda iba inkuru ku misozi, abagore babaye abagore batari bafite icyo bapfa n'abantu. Aragiye buri wese amushakiye ikintu cy'icyasha,
ku buryo buri wese umaje ngo aracyajyana nimero ya nuraka yakubwira ko atigeze kumumenya. Ibyo birarangiye. Muribuka umuntu witwa Miki ashwana na Regisi yuko uyu Clarisse ari we wagiye ngo kuri famille niba ari ya Miki, niba ari aho Miki yabyaye umugabo babyaranye, murabyibuka, ajya gukora ngo ayo ma operation yiwe. Ibyo birarangira bijya ku ruhande rumwe. Yari yatumye umukecuru ngo ubisobanura. Ibyo birarangiye. Reka Clara rero yifata avuge ngo iminwa irasumbana kubera kujya muri wa munuko Kasuku yavugaga. Ariko uwo mwotsi ubanza ari wo wageze aho murara. Umugore akaba yuzuye amabara mu maso. Ashyira ka emoji gasohora ururimi. Umubwira areke kujya kwisiga imyotsi itagera no ku mwana. Uyu mugore arifasha avuza ibi bintu. Uyu mugore arifashe umwana w'abandi amushyize ku ifoto aho yamuteruye ntabwo tuzi aho ariho, ariko arifashe uko mubizi mu mategeko ibi bintu ntabwo byemewe. Afashe umwana w'abandi amuzanye ku mihanda. Niba atumvikana na Miki akumvikana n'uyu musore witwa Aga Promoter, akaba atumvikana na Regisi simbizi, uyu mwana bije mate nahangane na mpinga n'impanga muri rusange, cyangwa ngo ino ndebe ahangane na Sabe, ahangane na Ketchup niba yumva abishoboye, ahangane n'uwo Miki. Uyu mwana yamuzanye ku mihanda ngo bigende bite? Uyu mwana yamuzanye ku iyi mihanda ngo agaragaze iki? Ubu se ari kuvuga ngo ibyo yisiga ngo bitazanagera no ku mwana. Mwabantu mwe mwazifuje kureba uriya mugore atisize mukareba kuntu yabasa, kubwira abantu ngo imyotsi. Urumva we yashatse kuvuga ngo iminwa ngihengamye ngo nako ngo isumbana abizanamo uriya mwana, ariko ngo yavugaga ngo Aga Promoter. Mwabantu mwe nta muntu wirema, nta muntu uyu munsi wakubwira ngo ukumeze njye hari uruhare nabigizemo. Nawe uyu nguyu Clara suko ari umugore utagira inenge, suko ari umugore uri mwiza 100%. Ubu we uwamureba yasanga nta nenge agira ku buryo yifata akavuga ngo umuntu ngo afite ngo iminwa ihengamye. Uwo tunamureke. Uriya mwana kumuzana hariya byari mumufashe iki? Niba yashaka gupromotinga ubucuruzi bwe bw'amavuta simbizi, numva bavuga ngo acuruza amavuta yirirwa aza kubisobanura, iyo atabishyira muri uriya mwana hari icyo byaye kumutwara. Umuntu afashe umwana amushyize mu bintu bidafite 12. Ni umubyeyi yarabyaye azabyara, ariko arifashe bitandukanya n'ubwenge. Wagira ngo nta bumuntu agira, wagira ngo nta bantu agira bamugira inama, arifata gusa agakubitaho ibintu. Niba bashaka kwamamara, niba bashaka kugira ngo wamenyekane. Ubu uriya mugore ukuntu yamamaye ku biganiro yakoze kuri Sabe, ku biganiro yakoze kuri ba Chita na Bangwino, ku biganiro yakoze kuri ba Ketchup, ubu ntiyamamaye, ntabwo yamenyekanye. Barashaka yuko iki kindi bashobora kumuha kugira ngo anezerwe, ku buryo afata umwana utari washyitse imyaka 3. Aka kanya umwana ntabwo azi ibyo ari byo. Aka kanya umwana ni umwana unywa akarya akaryama ntazi ibyo ari byo, ariko social media ntizisibika. Ejo n'ejo bundi yahurira n'umwana we mu mashuri amajije kumenya kujya ku bitangazamakuru, yaranasobanukiwe n'ibyo bintu. Tuvugisha ukuri aba bana barebana gute? Abantu hari ukuntu barema amakimbirane, ariko biratangaje kubona umugore ufite ubwenge, utekereza, muzima, ufite ubumuntu, wabyaye, uzabyara, ubana n'abana be mu nzu, azi ibi bintu ukuntu ushobora kwafekta umuntu, akifata agashyira ifoto kuri TikTok agashyiraho umwana w'abandi. Yakagombye guhangana n'umuntu witwa Miki n'uwo Aga cyangwa na Regisi nabo basabe na bampinga na Bangwino ajya ahangana nabo. Uyu mwana akamureka, ni igitambambuga. Uyu nta cyaha agira, ntazi ngo ibi bintu biravaye bikajyayo, ntazi ahantu biba byabereye, ariko uko byagenda kose ntabwo ibintu bizasibika. Uyu mwana ashobora kuzayibona mu myaka 7 iri imbere, mu myaka 15 iri imbere, abantu ntumenye ikintu kibahuza, ugasanga bikreye ikintu cy'amakimbirane kandi cy'ubuzima bwabo bwose. Abana bashobora guhura muri internet, birashoboka. Abana bashobora guhurira no mu bindi bintu bisanzwe, no mu kazi birakunda. Ariko tekereza umwana ahuye n'umwana w'uyu mugore ngo ni Clara, yaramuvuze ibintu bimeze gutya, ugafata umwana uri umuntu w'umubyeyi uzi ubwenge, utekereza, uzi agaciro k'umwana, uzi ikintu social media zivuze gufata umuntu utakikura muri ibi bintu, utajya kubiburana ukabimushyiraho, warangiza ukavuga ngo uri umubyeyi, ukavuga ngo ufite ubumuntu, ukajya mu bantu rwose ugaseka ukumva uremye, ubasha guhangana n'umuntu utari buze kugusubiza. Ku bwenge bwawe urifata ugahangana n'umuntu utari buze kugusubiza.
ngo uri gushotora ababyeyi be, wari gushotora ababyeyi nyirizina akaba ari upointingaho ukareka umwana. Ntabwo uriya mwana wagombaga kumuzana mu iyi mihanda, ntabwo wagombaga kumwifotorezaho cyangwa ufate iyo foto nurangiza ushyiraho amagambo ameze gutyo. Njye natangaye, numiwe, uyu mugore yanteye ubwoba, abantu muri komenti baraka, uyu mugore ni shitani, uyu mugore yavamo umurozi, uyu mugore yakica abantu. Ibyo ni byo abantu bavuze muri komenti. Bafite ubwenge, baravuga, kandi nabo hari ibyo babona, ariko ntabwo umuntu nk'uyu nguyu ufite ubwenge w'umubyeyi akwiye kuza gukora ibintu nk'ibi ngo abantu bakomeze bamurebere. Rero ngo yihaye Jessica ngo yavuze. Jessica kuba yavuze ibintu uko abibona, ni umuntu nawe niko wavuze ibintu ukazana umuntu utazabasha kukuburanya, utazi ngo byabaye ariko mu myaka 10 ushobora kuzabibona.